Yesu ashimwe. Nanjye ndanezerewe kuba imbere yanyu. N'ubuntu butangaje kuba Imana yatwemereye yanyemereye guhagarara imbere yanyu, kandi namwe Imana ikaba yabemereye kuza kugira ngo tubashe gusabana n'Imana. Rero nakiriye agakiza mu mwaka wa 2013, ariko navuga ko atari bwo nahise nkakira, gusa nahuye n'ubutumwa bwiza. Nahuye n'ubutumwa bwiza 2013 mu kwezi kwa 10, ariko ntabwo nahise mbwemera, ntabwo nahise nemeranya n'umutima wanjye. Haciye igihe runaka mburana, nza kubwemera 2014 mu kwezi kwa 10. Urumva ko harimo hafi umwaka. Rero ntabwo biba byoroshye iyo wakiriye amakuru atandukanye nayo wari usanzwe uzi, ntabwo byoroshye guhita uyakira. Iyo tumaze kuvukira muri iyi si, wabimenya utabimenya, hari ubwami uba ufite muri wowe. Mu mutima wawe hari ubwami uba ufite, kandi ubwo bwami umwami wabwo ni njyewe cyangwa se ni wowe. Niyo mpamvu rero mu mutima w'umuntu haba harimo ibintu bibiri. Haba harimo ibyo dukunda cyangwa se ibyo twanga. Akenshi usanga ibyo dukunda tubasha kubikora mu buryo bworoshye, ariko ibyo twanga tukabikora nyine cyangwa se ntitubikore. Usanga akenshi tutabikora twemezeranya n'umutima ibyo dukunda byonyine. Ibyo dukunda rero cyangwa se ibyo twanga ni ishingiro ryacu, ishingiro ry'ibyo dukunda cyangwa se ishingiro by'ibyo twanga. Rero hariho n'ishingiro ry'Imana. Ishingiro ry'Imana rero ritandukanye n'ishingiro ry'ibyo twanga. Niyo mpamvu usanga tuburana, batubwira ijambo ry'Imana twebwe tukaryumva ukundi. Imbaraga zikiza rero ubuzima bw'umuntu zitangirira mu mutima. Bitewe n'imyumvire ubana nayo, ubasha kubona impinduka zitandukanye cyangwa se zidasanzwe ku buzima bwawe. Rero insanganyamatsiko ndi buvugeho iravuga ngo umumaro w'ubusabane cyangwa se important fellowship. Murambabarira ndasoma nkoresheje telefone. Turasoma mu Baroma igice cya 12, Abaroma igice cya 12 guhera ku murongo wa 3. Dusome. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifatanya uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza, atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twavuze ko insanganyamatsiko y'uyu munsi ari umumaro w'ubusabane. Umumaro w'ubusabane mu itorero. Iyo tuvuze gusabana rero hari ibintu twumva. Ushobora kumvamo kuganira n'abandi, ushobora kumvamo gufashanya, wakumvamo se gusenga, kuko iyo dusenga tuba dusabana n'Imana. Ushoboramo kumvamo kandi binyuze mu kumva, kuko ntago wasabana utateze amatwi. Dushobora kumvamo nanone
imitekerereze myiza, cyangwa se tukumvamo kungurana ibitekerezo, gukorera hamwe. Ni imyitozo rero twitoza hafi ya buri munsi, kuko gusabana bitewe n'uwo murimo gusabana ugira uko umwitwayero. Rero abagize amahirwe yo kwiga mind education, twabonye ko uburyo bwo gusabana bunyura mu nzego zigera kuri enye. Uburyo bwa mbere twabonye ni uburyo bwo kwiganiriza wenyine. Ubu buryo ni uburyo butera ingorane cyane, kuko iyo ugize igitekerezo cya mbere hari ibintu wiganiriza. Ese wumva ni iki wiganiriza wenyine? Ese kwiganiriza wumva bibaho? Mujya mubasha kwiganiriza mwenyine ubwanyu? Bibaho? Iyo uhuye n'igitekerezo cya mbere ni icyo ubanza gutekereza. Ni icyo ubanza gutekereza, ntago ndi buvuge njyenyine, ndavuga nk'umwarimu, muransubiza. Iyo hari igitekerezo kikujemo, cyaba cyiza cyangwa kibi, ni icyo ubanza kumva. Ni iki kikuzaho? Ni iki kikuzaho? Njyewe igitekerezo cya mbere iyo kije, cyaba ari cyiza cyangwa cyaba ari kibi, hari amajwi menshi numva, kandi ayo majwi menshi ndayumva ndetse nkanayasubiza. Iyo rero ibyo nita mabi cyangwa nita meza, amabi usanga nyasubiza mu buryo bubi, ameza ugasanga nyasubiza mu buryo bwiza. Kwa kundi twatangiye tuvuga ibyo umuntu akunda n'ibyo umuntu yanga, bimwe ukemeranya n'umutima wawe bitewe n'ibyo ukunda. Ubu buryo rero usanga butera ikibazo cyane, kuko rimwe na rimwe bishobora no kukugeza ku rupfu. Nabaha ubuhamyeho gatoya. Njyewe mbere yuko nakira agakiza, nari umumama wahuye n'ikibazo, ariko mu kibazo nahuye nacyo mbasha kucyitwaramo mu buryo bucecetse. Uwambonaga ncecetse yagiraga ngo ni ukwitonda, ariko mu by'ukuri ntago kwari ukwitonda. Nari ndi mu bwihebe, nari nigunze, ndetse no gusenga ngera aho ngaho ndabihagarika, ku buryo umuntu iyo yampamagaraga akambwira ati ndashaka kugusura, naramubwiraga ngo simpari, kandi ngiyewe ndi mu rugo wenda ndyamye cyangwa se nibereye mu turimo twanjye. Rero byagaragazaga ko ibitekerezo nakiriye byatumye njya mu bwihebe, bituma mbaho njyenyine. Rero niyo mpamvu nababwiraga ko ubu buryo atari bwiza, butera ingorane ku muntu ubayeho wenyine, yumva ayo majwi akaba yafata imyanzuro, kandi uwo mwanzuro ukaba atari mwiza, akaba ashobora gukora ikintu kibi kikangiza sosiyete, cyangwa se kikangiza umuryango muri rusange, yaba uwawe cyangwa se ukwegereye, ugasanga habayemo ikibazo. Rero uburyo bwa kabiri ni uburyo uganira n'abandi ariko mu kigero kingana, cyangwa se mureshya, cyangwa se muhuje imyumvire. Uburyo bwa gatatu ni uburyo nanone uganira n'abantu, ariko noneho ukaganira n'umuntu ukuruta, cyangwa se ukaganira n'umuntu uri munsi yawe, cyangwa se ukaganira n'umuntu uri hejuru yawe mu bitekerezo cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi. Ubu buryo ni uburyo buremerera umuntu, ariko nanone nibwo buryo bwiza. Nubwo buremerera umuntu, ariko uko ugenda uganira na wa muntu ukuruta, abasha kukungura igitekerezo, ku buryo hari aho uva hakaba hari n'aho wagera, ukabasha kumwungukiraho ibintu bikomeye, ukaba wagera ku iterambere cyangwa se ukagira imibereho myiza. Hari ubundi buryo rero bwa kane. Uburyo bwa kane ni uguhuza bwa buryo bwose twavuze haruguru. Uburyo bwa mbere niba mubwibuka, uburyo bwo kwiganiriza wowe wenyine. Uburyo bwa kabiri ni uburyo ushobora kuganira n'abo mureshya cyangwa se muhuje imyumvire. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kuganira n'ukuruta, uri munsi yawe cyangwa se uri hejuru mu myumvire. Uburyo bwa kane rero uhuza ubwo buryo bwose. Ubu buryo bwo guhuza
abo bantu bose nabwo ni uburyo bwiza, kuko abo mureshya nabo bakuruta usanga muba mufite ibitekerezo bitandukanye. Iyo mubishyize hamwe rero usanga bifite imbaraga kuruta wa wundi umwe cyangwa se babiri. Ni ukuganira byiza biruseho, ariko nanone byiza biruseho cyane ni ukuganira mu buryo bw'umwuka. Nababwiye mbere ngo igihe nari nigunze, niko navuga, nta bantu nashakaga kuganira nabo, nabaga njyenyine, ntago nasengaga. Uku kuganira rero binyuze mu buryo bw'umwuka navuga ko ari byiza kurushaho, kubera ko ugira imitekerereze myiza, kandi bene ubu buryo ubaho unezerewe, wishimye, mu mutima wawe wumva harimo amahoro. Bitandukanye n'uburyo bwa mbere, buriya wiganiriza wenyine, nta munezero uba ufite, nta byishimo uba ufite, uba wihebye nyine, kandi nta wundi muntu uba ushaka kuganira nawe. Ariko kuganira muri ubu buryo binyuze mu buryo bw'umwuka, imitekerereze irahinduka, uhura n'abandi bantu bakakungura, ugasenga. Iyo usenga usabana n'abandi, hari byinshi rero bituma wakira umunezero utabona igihe ubayeho wenyine. Hamwe natangiye mvuga ngo imbaraga zo guhindura ubuzima, navuze ko bitangirira mu mutima. Urumva ko iyo uri kuganira ku ijambo ry'Imana hari byinshi bihinduka, kuko wakira amakuru atandukanye n'ayo wari ufite, kandi ukabasha kunesha ya majwi akuruta. Nakwibaza rero, cyangwa se nawe wakwibaza uti, ese wowe uganira nandi? Uhagaze hehe muri ubu buryo uko ari bune? Ushobora kubyitoza, wasanga wari mu mwanya ushobora kukugiriraho ikibazo, ugahindura, ukareba uburyo bwiza bwagufasha. Murabizi abantu batuye mu cyaro, cyangwa se wenda na hano mu mujyi bishobora kuba bihari, ntabwo mbizi, sindahura nabyo cyane, ariko mu cyaro birahari. Hari ahantu usanga ikidendezi cy'amazi. Icyo kidendezi cy'amazi ntago kiba gitemba. Iyo kidatemba rero usanga amazi yacyo ari mabi, afite urubobi. Niko n'umutima w'umuntu wa wundi wiganiriza wenyine, umutima we niko uba umeze. Ariko umuntu ufite umutima usabana n'abandi, muri buriya buryo twavuze, ubasha nafata nk'urugero rw'itiyo y'amazi. Iyo uyicometse ku yindi tiyo, y'amazi ava mu itiyo imwe ajya mu yindi tiyo, bigira amazi meza. Ni nako rero imitima y'umuntu umwe utembera mu wundi, bakabasha kugira imyumvire myiza, bakagira imitekerereze myiza, bakagira ubuzima bwiza, nk'uko y'amazi atemba ava mu itiyo imwe ajya mu yindi. Twavuze rero ngo insanganyamatsiko yacu ni umumaro wo gusabana. Ese wakwibaza ngo ubundi ubusabane butangira ryari? Ni ryari se butabaho? Ariko twongeye gusubira inyuma, uko basekuruza bacu batubanjirije Adamu na Eva bataracumura, bari muri Edeni, mwese murabizi. Bari bishimye, babagaho neza, barasangiraga, bari bafite ubusabane, kuko nta cyaha cyari kiri muri bo. Icyaha rero kimaze kuza muri bo, byagize gute? Ubusabane bwabo bwahise bwikata. Ni ukuvuga ngo komunikasiyo yabo hagati ya Adamu na Eva yarahagaze. Kwishima, wa munezero bari bafite nawo urabura. Ahubwo icyatangiye kubaho niki? Satani amaze gushuka Eva, bakarya ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, nibwo komunikasiyo yahise ihagararira aho ngaho. Wa munezero utangira uhagarira aho ngaho, batangira gushinjanya. Umwe atangira kuvuga, ni wowe wanshutse, ni wowe wampaye urubuto ngo ndurye, undi ati ni inzoka. Urumva batangiye kwishishanya. Muri uko kwishishanya rero murumva nta busabane bwari buhari. Noneho
Imana nibwo yababajije ati se Adamu we uri hehe? Adamu rero yaravuze ati nge numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. None se twibajije aho ngaho, Adamu na Eva wa munezero bari bafite mbere bataracumura, murambwira wari ugihari? Uwo munezero wari ugihari? Icyabayeho ni iki? Niba mwakurikiye neza, icyabayeho ni iki? Icyabayeho nuko bagize ubwoba. Bwa busabane iyo budahari, umutima wawe usagwa n'ubwoba, nta byishimo uba ugifite, nta munezero uba ugifite. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha kiraza kigakupa ibintu byose byatumaga mubaho mwishimye. Niyo mpamvu rero natwe nk'abizera dukangurirwa cyangwa se duhamagarirwa kugira ubusabane mu itorero, yaba ari amateraniro tukayitabira, yaba ari amasengesho tukayitabira, kuko hari ibindi bintu dukuramo biduha imbaraga, bituma cya cyaha kidakomeza kutwizingiraho, bituma tutabasha gutandukana n'Imana, kuko ubwo busabane nibwo ntago tubugirana n'abantu gusa, tubugirana n'Imana kandi. Hari urugero nshaka gutanga rwo mu Bacamanza igice cya 6, ntago ndi buhasome, bampaye iminota mike ariko mushobora kuhasoma mwebwe. Ni Abacamanza, ni igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere niba nibuka neza. Aho Abayisiraheli bari baragomeye Imana, noneho Imana ikabahana imyaka 7. Ni ukuvuga ngo ibi bitekerezo duhura nabyo iyo umubano wacu n'Imana wahagaze, cyangwa se iyo tutabashije gukora ubusabane n'abera cyangwa se n'abizera muri rusange. Ni ukuvuga ngo Abamidiyani cyangwa se Abamaleki bazamuka ngo ari benshi, ngo bameze nk'iki, ngo bameze nk'irumbo ry'inzige, rikaza rigasiribanga umurima w'Abayisiraheli. Icyo nshaka kuvuga n'iki nshaka guhuza n'uwo murongo mu Bacamanza, nuko Abamediyani cyangwa se Abameleki nabishushanya nk'ibitekerezo bibi biba muri twebwe. Iyo rero igitekerezo cyiza ugize yo kuvuga uti reka nkore fellowship mu bamama bahuye, reka njye guhura n'abamama cyangwa se reka njye gusenga, Abamediyani cyangwa Abamaleki bazamukira rimwe kugira ngo bapfukiranye icyo gitekerezo uba wagize cyo gusabana n'abandi, cyatuma uhindura ubuzima bwawe kugira ngo bube bwiza mu buryo bw'umwuka. Noneho ibyo bitekerezo bigatuma bya bindi byose washakaga gukora ubireka, ukagira impamvu nziza, ukagira impamvu nyinshi. Imvura yaguye, ntabwo ndi bujye guterana. Twavuze ko gusabana no guterana uba uri gusabana. Nagize akazi kenshi, ntabwo mvuze ko mutajya mu kazi, ariko hari n'ubigira impamvu kandi nta n'akazi yagiyeho. Abana barwaye. Hari ikintu njya nkunda kubwira abamama, ukamubwira gahunda runaka, yaba ari iyo ku itorero cyangwa se ahandi, akakubwira ati narwaje umwana, kandi mu by'ukuri atarwaye. Ntabwo ari ibintu byiza mu maso y'Imana, ntabwo ari ibintu byiza. Ushobora kubivuga gutyo kugira ngo utajya muri gahunda runaka ugasanga kandi koko bibaye byo. Rero nituzajya tujye tuvuga ibindi, ariko kubeshya ikintu ntabwo ari umuco mwiza. Navugaga abo Bamaleki rero ukuntu bazamukaga bagasiribanga umurima w'Abayisiraheli. Bishatse kuvuga ko natwe iyo icyo gitekerezo iyo kizamutse cyiza, abo Bamaleki baza bagasiribanga icyo gitekerezo. Twasomye rero mu Baroma 12 umurongo wa 3 ndetse no kugeza ku wa 8. Ntabwo ndi bubitindeho cyane kuko twari twahasomye, ariko umurongo ngambiriye kuvugaho cyane ni umurongo wa 5. Handitse ngo natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we.
nk'abizera buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Niba dufite gahunda, dufashe nk'urugero iki kiganza gifashe iyi telefone, ni ukuvuga ngo uyu mubiri wose urabyumva ko ufashe telefone. Niba ndwaye umutwe n'ahandi hose ndababara. Nicyo kimwe rero no mu gusabana, ntago njyewe njyenyine nshobora gusabana njyenyine, nkeneye abantu turi busabane. Niyo mpamvu tugomba kugira gute kwitabira gahunda zose ziba zateguwe kugira ngo tube ingingo za Kristo. Iyo ukomeje ku murongo wa 6 aravuga ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe, ngo cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura. Murumva? Tugira umwete wo kugabura iby'Imana. Niba ari ukubwiriza ubutumwa bwiza, tububwirize. Niba ari gusura abantu, tubasure. Niba ari igikorwa runaka, tugikore tubikoranye umwete. Iyo ukomeje gusoma murongo wa 7 haravuga ngo cyangwa niba twarahawe umurimo wo twahasomye, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugire atikanyiza. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose tubikore nta kwikanyiza, ngo wumve ko ari wowe mbese udahari nta cyakorwa. Oya, ahubwo twumve ko turi urugingo rumwe, twumve ko turi muri Kristo Yesu, twese tubasha gukora ubusabane hamwe. Birakwiriye rero ko twese duhuza umutima. Ntago ndi busome Abefeso 4:12 nahateguye, ndabona ushinzwe gahunda ari kumbwira ngo nihute, ariko nsoza navuga ngo abayizera duhamagariwe kugira ubusabane. Mu by'ukuri njya mbabara iyo tureba ukuntu twitabira ibintu byo hanze, ariko iby'Imana tukabigendamo bigorunye intege. Rero ndi hano mbabwira ngo guterana kwera, duterane kwera. Niba duhamagariwe mu bamama guhuza umutima, duhure, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitukibagirwe guterana kwera. Ni mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 24 n'umurongo wa 25, muze kuhasoma, kuko umuntu uri mu mwijima ntabwo amenya ko umucyo waje, ariko iyo wabonye umucyo uhita umenya ko uri mu mwijima, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ushobora kuvuga ngo ngende mu mucyo kubera yuko wenda hari impamvu runaka witwaje, ariko iyo umucyo uje uhita umenya yuko wari uri mu mwijima. Reka rero twebwe twamaze kuvirwa n'umucyo tukwize n'ahandi, kandi Imana izadufasha. Yesu aduhana umugisha.